turabasuhuje tubaha ikaze kuri Yawe TV. Turabashimira urukundo mugenda mutwereka aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abanyarwanda muri rusange. Wowe turagushimira wakoze subscribe ndetse niba utarayikora kugira ngo uyikore ujye ubona notification z'ibiganiro tugenda dukora. Ni Ange nk'ibisanzwe, tukaba tugiye kuvuga ku nkuru iri gutrendinga kuri social media kuri uyu munsi cyangwa se mu ijoro ryakeye. Hari inkuru iri kugenda kuvuga ku mukinnyi wa filime yitwa Munezero Aline. Ni umukobwa umaze kwandika izina muri sinema nyarwanda, akaba agezweho muri Bamenya, akaba akinamo yitwa Bijou. Uyu mukobwa rero yambitswe impeta n'umusore bitegura kurushinga ku munsi w'ejo tariki 28 z'ukwezi kwa munani. Bijou yemeye kwambara iyi mpeta ya Abijuru Benjamin, wamusabye ko yazamubera umugore kuri uyu wa gatanu. Ubwo ni ku munsi w'ejo hashize, ni ku tariki 28 z'ukwezi kwa munani, ubwo ni Kanama no mwaka 2020 nkuko bisanzwe. Ni ibirori byabaye aba bombi bakoze mu bwiru bitewe n'ingamba zafashwe zo kwirinda ukwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Munezero Aline abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Bijou yagize ati: urukundo ni inzozi, uri inzozi, igisubizo cy'amasengesho yanjye, uri ikimenyetso cy'ubwiza bw'Imana kuri njye. Nzarinda impano byiteka, nta wundi tuzamarana igihe cy'ubuzima nsigaje kuri iyi si. Uri igice cy'ubuzima bwanjye, inshuti yanjye magara, niteguye kubana nawe. Iyi mitoma rero cyangwa se aya magambo yabashije kuvugwa na Aline Munezero bamenyereye cyangwa se muzi ku mazina ya Bijou muri Bamenya. Aya ni amagambo yiwe cyangwa se yacishije ku rukuta rwe rwa Instagram, abasha gushimira umusore amutakagiza, amushimira avuga ko ariwe bazamarana igihe kinini mu buzima bwe. Abijuru Benjamin wambitse impeta Bijou si umusore usanzwe umenyerewe mu bintu by'imyidagaduro cyangwa se bya showbiz, bituma nta makuru menshi amuvugwaho. Ubwo bivuga ko ntago akunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, ntago asanzwe amenyerewe. Urumva no musore Bijou yari yaravuze ko azavuga juste Bijou ni umuntu yari yaratangaje ko afite umushira ariko ataramushyira hanze. Ntago uyu musore yari amenyerewe mu bintu bya showbiz cyangwa se by'imyidagaduro. Bijou yabivuze ubwo yahishuraga ko afite umwana yabyaranye n'umunyamakuru Kayitare Mustafa. Ibi byo ngira ngo murabizi, yigeze kugirana umubano wamaze n'igihe uza kuvamo umwana, barabyarana. Uyu Mustafa ni umunyamakuru, yarasanzwe ari umunyamakuru, yabyaranye na Aline, ariko nyuma baza kuza guhagarika umubano wabo bitewe n'uko wenda hari bimwe batugize bumvikanaho, buri wese acukwe ndetse n'undi acukwe. Nubwo batabashije gukomezanya urugendo rw'urukundo, Munezero Aline uzwi nka Bijou muri Bamenya yambitswe impeta n'umusore bitegura kurushinga. Urumva nyuma yuko atandukanye na Mustafa, hari uwundi yari yarahariye umutima nkuko yagendaga bitangaza, ariko adashaka kwerekana uwo musore ngo ninde. Uwo musore akaba yamenyekanye mu ijoro ryo kuri wa gatanu, akaba ariho yamwambitse impeta. Aline nawe nta kuzuyaza, yahise avuga ko yemeye kuzamubera umugore, bemeye kuzabana cyangwa se gukomezanya urugendo rw'urukundo rwabo. Iyi nkuru rero tukaba tuyikesha igihe.com, tukaba ariho twakuye iyi nkuru ivuga kuri uyu mukobwa. Ubwo mu minsi iri imbere nabo baza kuza kutugezaho niba bahita bashyira ubukwe vuba, nabwo turaza kuza kuribagezaho. Ni Yawe TV, ntibibagirwe gukora subscribe, like and share kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu buryo bwihuse. Amakuru ari kugenda avugwa muri no minsi. Josiane ngira ngo namwe mwarabyiboneye ko nawe yambitswe impeta, wakibaza ngo ninde wundi ukurikiyeho.